indaya zikora iki? Ziricuruza nyine. Zicuruza iki nyine iyo service? Zicuruza products zazo. Product yegera. Product indaya zicuruza urumva ari nk'izihe? Product ni their body. Alright, ladies and gentlemen, ndabasuhuje nkuko mubizi ni umuhungu wanyu Mupa. Nshimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri no channel yacu ya YouTube. Niba utarabikora, it's not too late. Subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ama updates tubagezaho buri munsi. Nkuko mubizi rero duhorana udushya. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Udabyemera kuri mwiza? Yeah. Okay, ndagira ngo utangire wibwira abantu. Nitwa Innocent. Nkaba ntuye Kimironko. Nkaba mu receptionist mu kazi kanjye gasanzwe, hanyuma nkaba ndi actinga muri filme igiye gusohoka yitwa One Last Night. Okay, abantu badukurikiye mufite amahirwe buri gihe mbazanira abantu bafite impano zitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwactrice. Ese actinga kuri wowe ubibona gute? Mbibona ni byiza, ni ibintu bindimo ndabikunda, kandi mbona ko bibaye byiza byagera hejuru tukagenda twegera imbere. Niye role wakinika gutera isoni? Intera isoni no kuba prostitute, cyane isoni, ariko anyway ukunda ikintu aragikora. Ako kuba gukina uri indaya iyo role wayikina? Byangora, ariko kubera ko mbikunda nagera nkabikora. Tuvuge urabizi indaya icyo zikora ntubizi se? Noneho babigusabye, ntago ari wenda ntago wabikora like real, bakagusaba ko ukina nyine uburaya kabisa ku buryo umuntu uri kubireba kureka aravuga ati ubu ni uburaya complete, akaba yanakeka ko byabaye. Iyo role wayikina? Aho ngaho nasaba imbabazi ntibakire. Ndumva nta bintu bigoranye kuko uri no kubikora anyway. Ntago uri kubikora kuko nubundi sometime hari n'igihe ubikora utari no muri acting, kandi acting burya barakaza ugasanga uri no kubikora cyane. Urabyemeye ibyo ubikora? Ntago wabikora. Ntago nyine uba uri kubikora compare, just hari ikintu ubamo muri kwerekana cyabaye, ntago muri kubikora. Ikintu nari nkubajije nayindi kuvuga ngo ushobora kwanga kubikina, ni nk'urugero ushaka nko kumva bikubangamiye muri film ariko ugasanga muri real life ubikora. Ntago na rimwe ni ibintu binasanzwe. Na rimwe wari wabikora? Ibyo biri personal. Mu magambo make baravuga ngo utwimye amakuru. Noneho wenda nkino career urimo yo actinga, urifuza nko kugera he mu myaka 5 iri imbere? Bibaye byiza filme yacu tugiye dukomeza tugakina tukagenda dukina n'izindi, byaba byiza. Wenda nje mbona aba Nigeria barageze kure, nibo wenda twaheraho tuvuga, kuko ntago wavuga ngo muri Amerika utaragera muri Nigeria, cyangwa utaragera muri Tanzania, tuhera muri bya bihugu biri hafi kugira ngo tuvuge tuti nko mu myaka 5 wenda twaba tugeze nko kuri Nigerians, hanyuma Amerika, hanyuma Ubuhinde, like that. Ubonye amahirwe yo kujya gukina muri Amerika wajyayo? Ariko tuvuge nko muri filime zakozwe zikoreye muri Amerika, zikozwe n'abanyamerika, niye filime bibaye ngombwa kubonamo role, nk'umuntu aguhaye nk'amahirwe ukabona opportunity yo kuba wahitamo filime imwe kwisi wakinamo, wahitamo iyihe? Wapi Imana amahirwe uriya Beyonce wigeze kuza hano mu Rwanda, ndamukunda, so nakinana nawe.
ubu mu bagiteri bose baba ku isi ubonye ko Beyonce ari we wakorana nawe ukishima? ni wenyine niwe mbona wenda uri hafi kuko yanageze no mu Rwanda ariko ntago navuga ngo hariya Kevin Ramuzi yago nawe ndamukunda. Umukundira iki? Kevin Hart ni umuntu wabasha gusetsa? Ntago ari cyane ariko wagerageza. Ntumbwire ngo nsetse. Ntago gubwe gutsetse ndi kukubaza gusa sivyo? Wagerageza. Wambabara abantu badukurikiye ukabatera nk'akajoke kamwe. Uyu munsi ntago nabyutse. So okay impamvu abakinnyi kuri iki gihe mukunda kumenya abakinnyi bagenzi banyu kandi film urabizi aba ari team nini, haba harimo aba producers aba directors, kubera icyo abantu nk'abo mutajya mubavuga? Tubavuga ntago nyine umuntu akunze kubavuga ko aba directors akenshi nubwo bakunze gukina baba bari ku directing ariko baba bafite nanone ubumenyi. Abo ngabo rero nibo duhura nabo baduhereza izo nama, baduhereza uko twagenda kugira ngo tugere hejuru. Ahubwo iyo ugeze kure uravuga ati uriya mu director yangiriye inama, hari information yampaye atuma ngera kuri iki ngiki. Yego. Ahangaha twabasanze mwari muri mu myitozo ya filime mugiye gukora bita One Last Night. Muri iyo filime wowe ukina ufitiye character? Navuga se ndi umukobwa w'umwana wo mu bakire, ndi umusazi, mfite abahungu babiri dukundana, umwe afite 29 kandi njye mfite 10. Bigaragara ko mfitemo 16 17 ndacyari umwana. Ndi umusazi, ndi umuslay raho. ukina uri umuslay? Ase hari ibintu bimaze iminsi biconfusing abantu. Wenda reka ngufatirane no wavuze ngo ukina uri umuslay cyangwa uri umuslay. Umuslay queen ubundi aba ari umuntu umeze gute? Shanjewe ntago nakubwira ngo kuko sindi we, nanjye director niwe wambwiye ati kina uri umuntu uri sharp, umuntu kunda amafaranga cyane like slay, ariko ntago nakubwira ngo definition compte ya slay ntayo nzi pe kuko sindi we, sindi nzi n'ibyari byo. Rero mu cyongereza urabizi hari ukuntu haba ari nk'ijambo rimwe mu cyongereza ariko rifite ibisobanuro byinshi. Slaying okay. Guslayinga ni ukwica like noneho hari na slaying yo kunyerera. Rero ubwo sinzi niba ari aba queen babicanyi, niba ari aba queen bahora banyerera. Niwamenya ubwo ababyitirira nibo bafite definition zabo. Ntago nje nabimenya, just ngewe ndakina kandi ngerageza kwitwara nkuko mbona ababyitirira like. Okay, so mu mazi iminsi rero mu myitozo watubwira ikintu wumva imyitozo ifasha nk'umukinnyi ni nk'igiki kugira mbere yuko urumva abaho preparation kugira ngo project itangire, so ikintu wumva repetition ifasha ni nk'igiki? Repetition ifasha umuntu kugira ngo amenye ese nzitwara gute kuri kano gace. Anyway reka nkweze example, ugiye kwica umuntu, ntago musanzwe wica umuntu ugomba kumera like ugiye kumwica mu by'ukuri nyine ufitemo imbaraga nk'umuntu ugiye kumwica kandi ufite n'uburakari n'umujinya wo kumwica. Rero ibyo bintu byose ntago wagenda ngo project yatangiye ujye guhita ubikora, biba bisaba imyitozo. Alright, so hari ikibazo nkunda kubaza cyane cyane nko ku gitsina gore buri ko dukoze ama interview, igitsina gore kwinjira muri cinema okay ni ibintu byiza ariko nanone harimo challenge. So nkawe challenge wumva imbogamizi wahuye nazo ujya kwinjira mu mwuga wa cinema ni nk'izi? Hari aba directors, aba producers, ugashaka kuba wazamuka ugasanga imbogamizi sinahuye nayo ariko narabimenye. Kandi ntago imbogamizi duhura nayo ya mbere ni nko kuba yashaka kuba mwaryamana like having sex, so akuzamure. Bikubayeho wakora iki? Nje numva nabireka kuko urumva niba ku acting ari passion yawe
wenda guhavinga sex n'umuntu ndumva ari ikintu kiri simple kugira ngo uzamure kariyeri yawe. Kiri simple ariko ntago bivuze yuko uzanzamura kuri icyo kintu. Nta nubwo mbyumva neza. Numva neza yuko niba ariyo chance yanjye kuko yo kuzamuka ntago wabaye nsaba iyo sex. Niba atari yo chance yanjye ubwo nahita mbona ko ari ahandi iri hari izindi talent mfite. Kandi koko ntago umuntu ayundi agira talent imwe uba ufite nyinshi. So nk'umwactrice rero kuri ubu tuvugana umaje gukina muri filime zingahe? Hariyo nakinyemo Indoto yasohotse ejo bundi, izindi ntizirasohoka. Iyi ngiyi mugiye gukora? Iyi ngiyi. So mu Ndoto ukinamo iyihe character? Nyina ndi umunyeshuri muri university. Yego ntago ndaba actress uzamutse cyane nko mo hano ngiye gukinamo. Yego. So birumvikana. Okay, Indoto ni seri? N'amaseri yasohotse. Birumvikana rero ko ugiye kugira abafana. Ndagira ngo uhagarare hano ngo mikoro ugire ikintu ubwira abafana bawe. Imagine ko ufite abafana. Ufashe mikoro ndakubwira ikindi. Abafana bawe. Nuko imagine ko mbafite. Reka tuvuge ko ubu turi kurebana n'abafana. Ubu turi kuri stage. Ladies and gentlemen, please allow me to present. Reka mvuge gutya. Abankurikiye mwese mwumve yuko ndasaba support yo kugira ngo ngere kuri icyo kintu ushaka kuko numva ko ariyo talent yanjye. Rero muzamfasha kandi musupporting. Thank you. Mugiye utaransubiza mikoro. Nguhaye amahirwe kumbaza ibibazo bitatu. Ugiye kumera nk'umunyamakuru nanjye mere nyine nk'umutumirwa umbaza ibibazo bitatu byihuse tunasoza. Uyu munsi turi kuwa kane. Ejo ruteganya iki kuri Saint Valentin kuri 14? Saint Valentin rero okay uriya munsi nuko nge nta mukunzi ngira. So kwanza uyifata uti? Saint Valentin nyifata nk'umunsi wo gukoreraho ibyaha byinshi kuko narebye nakoze iperereza nsanga abana okay Saint Valentin itariki 14 z'ukwa kabiri niho haterwa mada menshi uriya munsi wagakwiye kuba the most day pregnant. Sinzi live. Nose ako nago njye uko ariko nahita ngwanurira kuri Saint Valentin nago uzarari wanyu. Nzarari wacu kuri Saint Valentin nago barari wabo nyine. Nje nzarari wacu uzampamagare kuri video ko uzambona. Nzaguhamagara. Anyway nzanakora nzaba ndi mu kazi ejo. None okay komeza umbaza. Hanyuma nta mukunzi ufite? Mukunzi wapi? Kuki utamufite kandi ukuze bihagije? Imyaka 18 mfite sinzi niba wenda ari ukuvuga ngo ndakuze bihagije kuko ubu mfite 18 ubu ndeba sibyo nuko wenda navutse mu mpeshyi nka nyine abafite ariko anyway nta mukunzi mfite kandi nta none nteganya kugira. Ndamufite ndabyibutse. Nuvuga ngo ntabyo waruzi ko umufite. Ashobora kureba ino interview ugasanga arandampinze kandi ari njye ubyite. Ndamufite rwose umwana ukeye nkunda pe 100%. Kubaza izina cyangwa tuguteje abantu. Izina bamwita muritiranwa by the way. Nawe yitwa Innocent. Wow. Okay. Buriya uziko nakoze iperereza nsanga nta mukobwa witwa Innocent mu bubaho. Starting from you reba ukuntu umeze. Thank you. Ariko ibyo ngibyo nabyo nzi. Harabura ikibazo kimwe. Hanyuma niki kintu wumva wifuza kuzageraho kavuga uti iki ngiki nicyo kizangeza wenda kuba nabumukire nkaba narenga abandi cyangwa nkagera ku cyo nshaka like buri muntu wese kwisagira intego yo kuvuga uti njyewe ndashaka wenda nko kuba umukire ukabije cyane sibyo. Abakobwa bo twebwe tuba tuzi neza ko abakobwa iyo tugeze muri 25 utangiye gutekereza umugabo nkawe rero uracyari umusore uracyari muto
wumva ko niba ugiye gushaka cyangwa niba ugiye kugera aho ugera uzagereza hehe cyangwa niki kizakuzamura. Urakoze. Ikintu cya mbere kugira ngo ibyo byose mbigereho biransaba gukora cyane kandi nkakora ndi serious ibintu nkora nkabyubaha. Ikindi kintu wenda abajene b'iki gihe batajya batekerezaho, ubwo bukire ntabwo wabugeraho utasevinze, gukora ugasevinga. Habuno ngewe Imana yaramfashe sinywa inzoga. Kusekase. Okay, Imana yaramfashe nge sinywa inzoga. Urumva rero cyane cyane ikintu gikonsoma amafaranga y'abantu kuri iki gihe n'inzoga, sibyo? Ngewe naravuze ati amafaranga nakajyanye mu ducupa nzajya nya savinga kugira ngo amfashe mu maproje yanjye in future. So ikindi kintu asi kuri ntago wize ngewe ntago nywa inzoga uri kunkeka. Okay, ndumva. Ikindi kintu sinshaka gukira cyane. Ikintu nsenga n'Imana ntizatume nkira cyane ngo ngereho. Okay, nzabe mfite amafaranga simburare, abana banje bajye ku ishuri, umugore yambare nanjye nambare neza, simburahomba, ariko sinzagire bwa bukire burengeje, kuko nasanze akenshi iyo umuntu akize amafaranga buriya sometimes ni mabi. Hari igihe ugira amafaranga menshi akakwangiriza ubuzima, rimwe na rimwe ukibagirwa aho wavuye, past yawe ukayibagirwa. So sinshaka kugera kuri ubwo bukire rero. Imana imfashije amaproje yanjye akagenda neza nkuko mbiteganya, ubwo bukire nabugeraho vuba. Kadusenga Imana izagufasha. Okay, Imana ishimwe. Okay, nanjye reka nkubaze sasa. Umasi ibibazo bikomeye. Ako nje nago ngiye kukubaza ibibazo bikomeye, sibyo? Nakantu buri uko nzajya njya gusoza interview nzajya nkabaza abantu, sibyo? N'utuntu turi simple. Wenda umukinnyi wa film akora iki? Akina film, sibyo? Urumva ni ibibazo byoroshye. Umuntu ukina football urumva already mbanje no kwivuga. Umwarimu arigisha. Okay, ni utwo tubazo ngiye kukubaza, sibyo? Umunyeshuri akora iki? Ariga. Deregiteri akora iki? Arayobora. Gitifu akora iki? Ayobora abaturage. Indaya zikora iki? Ziricuruza. Ziricuruza nyine. Zicuruza iki nyine iyo service? Zicuruza products zazo. Product yegera. Product indaya zicuruza urumva ari nk'izihe? Product ni their body. Ako yagiye kwicuruza aragaruka ntagahita herayo. Ntago bagenda ariko icyo gihe uvuga ngo yaguhaye amafaranga uragenda ukamuhereza body yawe, ntago uyimuhereza like ngo yitware, ariko uwo mwanya n'uwo muntu tabari kwikoresha. Baba bari kwikoresha iki ubwo? Ega ndacyari muto, nakubwiye ko mfite imyaka 18. So urumva. Okay, uzi bisakuzo? Yeah. Sakwe reka tugerageze sakwe. Nyirabakangaza ngo mutahe. Mbokorogi. Sakwe. Soma. Ko mbyibagiwe ra. Okay, magaze mu Rwanda nyari Burundi. Niba ari iki? Ibaruwa. Ni imvura nanjye ndumanya. Okay, nawe nsakuze bisa nka bibiri. Nukuri kw'Imana. Mwese ibyo bisubizo ariko mubikuye niba utazi gusakuza. Ibyo ni twatundi tworoshye uri kumbaza, twatundi babazaga. All right, ndagira ngo murumva ko ikiganiro cyaryoshye, reka dusabe Innocente adusoreze. Ugiye kwactinga nk'umunyamakuru, sibyo? Urahagara ari ureba abantu badukurikira bavuga ati ndabashimira kuba mwaturebye, rero mukomeze nyine utuntu nk'utwo urebe ushaka uburyo abanyarwanda wababwira, ubashyira ubaha ubutumwa, ubakundisha ibyo ukora, sinema muri rusange, unadusoreze. Ino ni Kibra Media. Mwakoze cyane kudukurikira, kandi mukomeze mudusapotinge. Okay, mukomeze mukore subscribe kuri Kibra Media, mukomeze mudukurikirane. Thank you.